Intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gufata indi sura, aho inyeshyamba za M23 zongeye kugota umujyi wa Uvira. Leta zunze ubumwe za Amerika zongeye kugira icyo zibivugaho, zivuga ko ari gasopo ya nyuma bongeye guha leta ya Kigali ndetse n'uyu mutwe ngo bakorera kuri ibyo ngibyo, kandi bigendanye no gufata umujyi wa Uvira ngo ni rengarenga nkomene. Uribuka ko n'umundi no ku nshuro ya mbere umujyi wa Uvira ufashwe, u Rwanda rwaje gutegeka M23 kuhava, ndetse mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika nyine zari zivuze ko birenze ku masezerano n'amahame bari bagiranye, ndetse ko bikubiye ku nyandiko n'ubundi ziri mu byangombwa cyangwa se kuri Washington Accords, ndetse zasinywe na Perezida Paul Kagame na mugenzi wa Tone Felix Tshisekedi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Bavuze ko rero ibyo ngibyo byari bikorera mu masezerano yo gushaka amahoro, ubwo u Rwanda rwasabwaga rero kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo. Muri leta zunze ubumwe za Amerika bavuze ko gusaba u Rwanda kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo ngo nuko ibyari byanditse kuri ziriya records cyangwa se ziraba prozibwo ari amasezerano Kagame yashyizeho umukono, Tshisekedi agashyiraho umukono, ndetse na Trump agashyiraho umukono. Harimo ko u Rwanda rugomba ari ubwirinzi, abo bavuga ubwirinzi ariko ni abasirikare. Leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo zijya zivuga ubwirinzi, zivuga abasirikare ba RDF bari ku butaka bwa Kongo. Rero mu nyandiko rero handitse ko amasezerano cyangwa se handitse ko u Rwanda rugomba kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Iyo bavuva biriya bihugu bivuga ngo u Rwanda rugomba kuvana y'abasirikare, ntabwo ari ubwirinzi. Ni ukuvuga ngo rero u Rwanda rero rwo rwabyise ubwirinzi kubera impamvu zabo runaka nyine z'ibyo bashaka gutangaza, ariko bo barabizi ko ari abasirikare. Dr. Richard rero yanasobanuye ko rero leta zunze ubumwe za Amerika zibizi neza ko M23 atari umutwe wigenga, afite umutwe ukontororwa na leta ya Kigali. Ati M23 ntabwo ari umutwe wigenga nk'uko abantu babitekereza, si umutwe wigenga, si umutwe ufite abayobozi bayiha amategeko baturuka muri wo ubwabo. Urugero nka M23 iyo bayivuze babwiye bahita batekereza leta ya Kigali, bagatekereza General Sultani Makenga, bagatekereza Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Colonel Naga, Bertrand Bisimwa n'abandi kugeza kuri bawe Ingamba bitabye Imana barashwe na za drone. Ariko bariya bose buriya ngo ni abapape cyangwa se ngo ni abakozi, ubundi hari abayobozi bajyabo baturuka ngo muri village Urugwiro. Ubwo Metre mukuru ngo ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nuko Dr. Richard bivuga, avuga ati rero ko u Rwanda rero nirwo rutanga amategeko ari full 100%, aturuka rero muri village Urugwiro, ndetse n'ibyanzuro nihafatirwa, ubundi bagategeka abasirikare bavuga ati mukora iki, ariko niho biba byagize iki byaturutse. Rero amakuru aremeza neza ko umujyi wa Uvira rero umeze nk'aharengarenga ngo mene ko M23 aribwo yakwataka bikagenda ute, bitari ngombwa ko yakongera kwigarurira uriya mujyi no kongera kumenesha ingabo z'u Burundi, kuko bishobora gutuma uriya mutwe ujya mu bibazo bikomeye cyane. Noneho leta zunze ubumwe za Amerika zikabona ko noneho usibye no kuba atarigeza igikorwa cyo kuvana abasirikare ku butaka bwa Kongo, habayeho no kongera gufata wa mujyi umeze nk'aharengarenga ngo mene bavuga ati uko bwakora ibishoboka byose ngo uyu mujyi rero buwitondere buve muri muzana ugarukemo. Uyu mujyi kandi none hagaragaye imirambo irenga 1500 umunsi umwe M23 ihavuye. Abaje bahise babona icyobo rusange cyari kirimo ibirenga 1500 icyatanu cy'abantu, bose bivuga ko bahise bihitarwa rero bakuru ya gatatu. Batanze amakuru bavuze ko ngo babishe kuko ngo bari bashyigikiye ngo abasirikare bari ku rugamba nyine bahagaye na M23, nyine kwa kundi uvuga ati abantu bari hano reka nze ndebamo abandi bafite imitima ikomeye bashaka kuturwanya, bameze nk'aho bari nezamaniye ko bariya bose rero ngo bahise babivugana kugeza n'ubu ngubu mbese ishinzwe habaga cyitwa Chorocost bagiye mu byumva. Tuvuga ngo rero leta zunze ubumwe za Amerika rero zongeye kwandika zivuga ati umujyi wa Uvira nyaboneka irengarenga ngo mbere M23 yo kandi ikomeje kurwana ivuga ko iwushaka, cyane cyane mu rwego rwo guca intege Umurundi kandi amaze n'ibisi ahura n'ibibazo bikomeye birimo kuba ishyamba za harimo nanone ibibazo biko harimo ibice bya Bujumba, harimo amasoko ari kugenda ashya. Gusa arashya isoko rimwe rigashya rigakongoka, polisi ikaza ikazibya ibikoresho bya gisirikare ikazibya, bamara kubizibya kagatonya agafatwa ikindi gice, hagahita hafatwa irindi soko. Ni ukuvuga ngo abarundi rero bari kwibaza ngo ndinde uri kudukora bino bintu, ninde uri gukora abarundi biriya bintu byo kubatwikira. Rero babwe kuko basanzwe batavuga rwe n'ubugira leta ya Kigali atavuga ati ubwo se uri kubikora nyine se turi kumwumva.
ari kubikora turi kumwumva rero nuko nguko bimeze hagati rero y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa aho ibintu bikomeje kuzamba nubwo abisha bakomeje kuvuga ati rero aho bigeze ibintu birasa nkaho biri kuba bibi kurenzaho kuko intambara yahindutse ya drone irakoreshwamo amadrone kandi kuri uruhande rwose ntabwo ari uruhande rwo gukoresha drone uyu munsi FC bakonya gatatu yakoresha drone FRDC ikihimura igakoresha drone bivuze ngo rero intambara ikomeje gufata indi sura cyane cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira ukazamuka hariya muri misozi miremire za Birebwe ukazagatambika baro hepfo muri za Rubaya hacukurwa amabuye y'agaciro ya za Kokota aho ngaho niho intambara ikomeje kwibanda cyane kuri izo ahandi hose intambara yabiri kubera rero kuvuga ngo rero intambara ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo igaragaze ububasha cyangwa se ubushobozi bwo kuba yagabanuka ahubwo iri kugenda irushaho gukomera ifata n'undi murongo ndetse binatinda leta zunze ubumwe za Amerika kuri zo rero bibona ko ndabasesengura bivuga ko ibiganiro bya Doha ibiganiro bya Washington DC byarategetse ko ibintu bigomba gukemurwa amezi 3 yonyine abantu bakavuga ati iyi ntambara turayisoje avuga ati dore amezi 3 turayasoje yagombaga kurangira mu kwezi kwa kabiri bavuga abo yatwinje mu kwezi kwa gatatu nta kintu gikozwe nta ngabo z'u Rwanda zivuye ku butaka bwa Kongo leta zunze ubumwe za Amerika zigahita zifatira bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ibihano ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda ibihano muri abo bayobozi rero harimo n'umugaba mukuru w'ingabo General Mubaraka Muganga harimo n'aba Stanislas Gashugi Rukikaresisi na Vincent Yakarundi abo bose rero bafata ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'igisirikare cya RDF muri rusange ku bigendanye n'ubundi ubucuruzi ibigendanire no gukorana byose byafatiwe bariko ku rwego rumwe cyangwa se urundi ruko leta zunze ubumwe za Amerika rero icyo zikora zo zitangaza ko ibi bintu bigomba kugera ku iherezo harimo bibaza ati se kugira ngo intambara ikemuke bavuga ko u Rwanda rwo ruyitera u Rwanda narwo barushozeho intambara iyo si diplomasi ahubwo rukoresha ingufu busaba abandi bantu kuva ku butaka bw'abandi ndetse nanone u Rwanda rwo rukavuga ko ruzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kandi mu gihe FDLR rwose tarasenyuka u Rwanda ruzakomeza kugaragara muri bino bibazo byo muri Kongo ariko Perezida Paul Kagame yayigarutseho ku munsi w'ejo bundi twihuse cyane rero intambara yo ikomeje kuba abasakirana baracyakomeza guhangana barwana bapfa ubusa bicana ngo bashaka ubutegetsi shaka ku bwoko buyora ubundi ashaka ko ya bintu by'amoko rwose mugenderaho it's fine gusa nyine none ni dangerous mu buryo bwe cyangwa se ubundi harimo nyine harimo bya effects ziri bad kuko nyine nta keza kabyo kwica abantu kumena amaraso kurasa abantu gutema abantu kubajomba ibyuma kubatwika kubashyingura ari bazima batera za grenade zikabaca amaguru abandi amaboko abandi iki ibyo ngibyo nyine nibyo zirantambara zikora icyo kintu zonyine ziba zishoboye no kwica n'abazikora rero baratojwe kwica rero bapfa intebe bapfa ngo igihugu bapfa ngo twe tugomba kuyobora ubwoko bwacu nibwo bugomba kuyobora ngo nibwo bwahawe umugisha abandi atubwebwe mu bwanyu byanyu ngo ntabwo bwigeze muyobora nibwo mugomba ngo tuza mukayoborwa ubundi nyine mukica bakabakandamiza nibwo ibintu by'amoko niho biba biri bumva ko nyine harimo ubwoko buba bugomba kuba kuri muri guverinoma bwo nyine bufata umwanzuro wo hasi no hejuru bwa nyuma nyine ari bwo nibyo rero baba bavuga ati ibi bintu rero biri kuvuga ngo rero ku makuru rero nari gufitiye rero ngayo tundi two twari dusesenguzi akanyuzemo gake gake gusa nyine muri Kongo intambara yaho ubutunzi ubuyobozi ubundi bwari ubutunzi n'imitwe yabaga yisakira amabuye y'agaciro umuntu agashinga umutwe w'iterabwoba akajya aza agahita ahohoza ikirombe akajya acukura akagurisha akabona za miliyoni umutwe ugakomera bagakumira indwara noneho ubwo hajemo no kuba harimo gufata igihugu bagahirika ubutegetsi buriho bagafata ngo za Kinshasa n'umuseo witwa ngo Rutito Rutaremara barashishikariza urubyiruko guhaguruka bagafata indwara bakajya kubohora Kongo numvisha bishishikariza urubyiruko rw'abanyamurenge rero rumva ko haje ngo n'iki n'ubutegetsi
Kongo yigeze gufatwa bwa mbere, ifashwe rero na FPR Inkotanyi, aribo bafashije witwa Godilora Laurent Désiré Kabila, niwe ari se Joseph Kabila yapfuye bibiri bamurashe isasu baramurashe, nawe yagiyeho ahiritse witwa Mobutu Sese Seko Wazabaga. Rero hari ibihugu birimo u Rwanda, ibihugu birimo Angola, ibihugu birimo Uganda, ibihugu birimo ibitwitwaje igishyamba n'ibindi benshi cyane bari bihurije hamwe n'igisirikare cya FPR Inkotanyi kugira ngo bajye kurwanya uriya musaza, bamukora ku butegetsi. Ugiye ku butegetsi ahita birukana, kuko rero bafashe uwo Kongo n'ubu rero ubwo buryo bashaka kwifata, usibye ko ubwo byabananiye kuko biriho bayifashe mu mwaka urumva intambara yatangiye 96 97 baba bamaze gufata igihugu, bamaze kurwana uduce twose badukuyemo. Ubwo rero byo imyaka 6 igiye gushira uhereye 2021 Nyagasana ahije kurya amafaranga n'ubuzima busa.